Kanda subscribe wowe ugeze hano bwa mbere, ubundi ujye ubona amakuru meza agezweho kandi y'ingenzi utari ukwiriye gucikwa. Ni Claude nk'ibisanzwe, kanda subscribe ubundi tujye tubana. Wowe uhageze bwa mbere nawe uhamenyereye, nguhaye ikaze. Nanone kanda like, share na comment, ubundi tubane muri ibi biganiro. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko M23 ariyo iri kurwana mu gihe RDC tsimbaraye ku Rwanda. Intumwa rero ihoraho ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Loni ariyo yitwa Zenon Mukongo yavugiye rero imbere y'akanama ka Loni, yashinje cyangwa se yashinzwe umutekano ko 1/2 cy'ingabo z'u Rwanda ziri muri RDC, mu gihe Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko M23 ariyo yigaruriye ibice bya RDC atari u Rwanda. Ni mu kanama rero, ni mu nama yabaye ku wa kane igamije gushakira hamwe umuti w'ibibazo bya RDC bimaze igihe kitari gitoya, ndetse impande zirebwa n'ibibazo arizo RDC na M23 zikaba zikomeje kwitana ba mwana. Zenoni Mukongo waruhagarariye RDC muri aka kanama rero yavuze ko 1/2 cy'ingabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Kongo, kandi bakaba batarabiherewe uburenganzira. Zenoni Mukongo yagize ati mu gihe duteraniye aha, u Rwanda rufite 1/2 cy'ingabo zarwo zoherejwe ku butaka bwa Kongo, batabanje rero kubihererwa uruhushya na leta ya Kongo. Uburenganzira bwo kwirwanaho ntibushobora kwitwazwa nk'impamvu y'igitero cya gisirikare cyangwa mu gushyiraho ubuyobozi bubangamiye cyangwa se bubangikanye ku butaka bw'igihugu cyigenga. Nyamara nubwo rero yatangaje ibi, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe we yagaragaje ko M23 ariyo yafashe Goma na Bukavu atari u Rwanda nk'uko ubuyobozi bwa RDC bubitangaza, aho gukemura rero iki kibazo bafitanye na M23. Nawe yagize ati rero M23 niyo yigaruriye uduce two mu burasirazuba bwa RDC turimo Goma na Bukavu, si u Rwanda rero. Impamvu nuko nta duce two mu burasirazuba bwa RDC u Rwanda twafashe ingamba z'ubwirinzi ku rwego rwo guhangana rero n'iki kibazo gusa, nta kindi. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko nubwo u Rwanda rero rugerekwaho ibirego byinshi, ntiruteze kureka ingamba zarwo z'ubwirinzi nko kurinda ubusugire bw'u Rwanda. Ati ukurikije uko ibintu bimeze, u Rwanda rurifuzwa iki? Kuki u Rwanda rukomeje kwibasirwa cyane? Ntabwo bisobanutse. Ikigaragara nk'u Rwanda ni uko ingamba z'ubwirinzi twashyizeho zizagumaho kugeza igihe hazaba hari urwego rwizewe rw'umutekano mu gihe kirekire ku mupaka wacu na RDC. Iyi nama rero yabaye mu gihe hakomeje inzira z'ubuhuza n'abarebwa n'iki kibazo cya RDC kugira ngo
gishakirwe umuti urambye n'abaturage basubire mu buzima busanzwe nk'uko rero byahoze ndetse byagakwiye, niko ibi bibazo umuntu yabibona cyangwa se niko buri wese yabyifuza. U Rwanda rero ntiruzakuraho ubwirinzi ngo ni uko rubisabwe na leta ya Kongo. U Rwanda rugomba kwirinda bitewe n'uko utirinze ntawaza kukurindira umutekano. Yari Claude nk'ibisanzwe, kanda subscribe wowe wageze bwa mbere, kandi nawe uhasanzwe like, share, comment, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi.